Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo impaya mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo uri w'agaciro kuri twe. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe ku byegeranyo impaya kugira ngo uzajye urusha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere dukubite tubangura, munyemerere tuganirire hamwe, turebere hamwe muri ekipe ya Rayon Sport amakuru akomeje kugenda avugwamo kuri uyu munsi wa none tariki ya 29 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025. Ekipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo mu Nzove ahisanzwe ikorera imyitozo, ariko ni imyitozo itigeze igaragaramo Shadrack Bingibero, uyu rutayizamu wa ekipe ya Rayon Sport wayisinyiye amasezerano y'imyaka 2 aturutse muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ntabwo yigeze agaragara muri mu bakinyi ba ekipe ya Rayon Sport bakoze imyitozo kuri uyu munsi, ahubwo hagiye hagaragaramo amasura mashya. Ndagira ngo turebere hamwe ese ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye Shadrack Bingibero atagaragara mu myitozo. Amakuru aravuga ko Shadrack Bingibero ngari muri Republika Demokarasi ya Kongo, ko rwose yamaze kugera i Kinshasa, aho rwose yisubiriye muri ekipe yaje aturukamo. Nubwo bimeze bityo, hari amafaranga ekipe ya Rayon Sport yamaze kwishyura Shadrack Bingibero. Ese ayo mafaranga bizagenda bite? Shadrack Bingibero hari kontra yamaze gusenya, ese iyo kontra byifashe bite? Ndagira ngo mbive imuzi n'imuzingo. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Shadrack Bingibero yasinye muri ekipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa gatandatu, ubwo Mercato isoko ry'igura n'igurisha ryari rifunguye ku butaka bw'u Rwanda. Nibwo Shadrack Bingibero yasinyiye ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'imyaka 2, ahabwa miliyoni 45 n'amafaranga menshi cyane, dore ko yabaye umukinnyi wa mbere uguzwe amafaranga menshi ku butaka bw'u Rwanda yerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu Shadrack Bingibero yazanywe n'umu agent witwa Mucyo Anta Biganiro, ariko nyuma gatoya uyu nguyu Mucyo Anta yaje kugira ikibazo cyo gutabwa muri yombi n'urwego rwa gisirikare, n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, kugira ngo akurikiranwe kuri dosiye y'amafaranga yaburiwe irengero yavuye muri Minisiteri y'Ingabo yerekeza mu basivile, ubwo ekipe ya APR FC yajyaga gukina na Pyramide mwaka wa 2024. Kuba rero Mucyo Anta yaratawe muri yombi byatumye Mucyo Anta ndetse n'uyu nguyu Shadrack Bingibero na Rayon Sport bataganira cyane ko bari basinye amasezerano. Ndagira nkunyurire muri make ukuntu kontra ya Shadrack Bingibero yari imeze. Shadrack Bingibero yasinye amasezerano y'imyaka 2 muri ekipe ya Rayon Sport, ahabwa miliyoni zirenga 45 y'amafaranga y'u Rwanda. Mucyo Anta afitemo miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse Shadrack Bingibero nawe agomba kubona andi mafaranga akajya muri ekipe Shadrack Bingibero yaturutsemo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Shadrack Bingibero aza yishyuwe igice, bamubwira kandi mafaranga agera muri miliyoni 20 agomba kuzayabona nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport izaba imaze gukina Rayon Day n'ikipe ya Yanga Sport Club yo muri mu gihugu cya Tanzania. Ubwo Yanga yari imaze gukina na Rayon, nukuvuga ngo Rayon Day yari irangiye, Shadrack Bingibero yavuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport abasaba ko bamwishyura amafaranga yari yasigaye, ariko abayobozi ba Rayon Sport babitera utwatsi, bihurana nuko n'umu agent wazanye Shadrack Bingibero yari yaratawe muri yombi n'urwego rwa gisirikare rw'ubushinjacyaha, bituma uyu Shadrack Bingibero abura uburyo akurikirana amafaranga ye. Nyuma gato ya rero urukiko rwa gisirikare rumaze gutegeka ko abasivile 23 bose barekurwa na Mucyo Anta yararimo. Uyu Shadrack Bingibero yabwiye Mucyo Anta uko byifashe, igitaraganya Mucyo Anta ahita abwira Shadrack Bingibero ko agomba gusubira muri Republika Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu rero Shadrack Bingibero ntago abarizwa ku butaka bw'u Rwanda, yamaze gusubira muri Republika Demokarasi ya Kongo, hanyuma yuko ekipe ya Rayon Sport imubereyemo miliyoni zirenga 20, ndetse nk'uko bikuwe mu masezerano, mu gihe icyari cyo cyose baba bananiwe kumvikana, Shadrack Bingibero agomba gusubira muri Republika Demokarasi ya Kongo muri ekipe yaje aturutsemo. Amafaranga ekipe ya Rayon Sport yishyuye ikayahomba nk'uko kontra
ibivuga kuko mu by'ukuri mu gihe icyo ari cyo cyose ekipe ya Rayon Sport yabitubahirije bikuye muri kontra igomba guhita ihomba aya mafaranga igitaraganya. Rero amakuru yatugiragaho kuri Shadrack Bingbero abari bibaza ngo nukuri icyo atakoze imyitozo, ekipe ya Rayon Sport imuberemo miliyoni zirenga 20 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi Shadrack Bingbero agomba gusubira mu kibuga ari uko aya mafaranga ayabonye. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.